Rwanda, mon pays, ma chère patrie, pays dans lequel plonge mon souffle, mon essence, ma nature. Aujourd'hui, tu es attaqué. Rwanda, pays légendaire dont la paix, la concorde nationale, les multiples valeurs physiques et morales faisaient l'objet d'admiration et de convoitise. Tu es hélas attaqué. Les Rwandais n'aiment pas la guerre. Ils aiment incomparablement la paix. La paix, ils en savent la valeur et la signification profonde. C'est pourquoi, dignes et fiers, ils sont déterminés à combattre corps et âme quiconque cherche à la leur privée. Ariko ya kabiri z'ukwakira twabadukanye impambara dusakirana n'icyo gitera imatimba n'umwe mu batabaye ku isonga tubwira aho baranye muraso batakabuka tukura n'ubundi makuru y'ingwa ndikukuri ngijya rukubya ntambara darakwendwa ritagira impumu nanjye bitwara bakagita impamba na burakari kuma nicaye matimba mpatinda imirambo marere yanze kuva kuri detante kano yagiye Uganda ayo matimba natimburiye gatanu hari ntimba natebo batindi muzahizirwa n'ingongoro ziriwe zitambira ku ntumbi ya Rwigema cyangwa imfizi yabonye aho zanitse kubita gaswengi bwiringo riti muranzike muserutiza mirambo yadusakiye ingabo z'u Rwanda dukomeza umurego My goodness! Why should innocent children be forced to go to death while they have the right to a peaceful life? Why should they be reduced to war tools and human shields, unfaithful human beings? Why should they be made parentless? Yagatatu z'ukwakira ndi umwe mu baciye mu rya Kagoma Nihinda bakari urubuga kubikubita dukana intoma na rushije intare dukontoma Ikiro mu bikingotanye zikamingori gogira vuga ingongoro zihera amafunguro Hagituma bashinze mu impambi imbaraga zirabashira aho bidorezaga inamuhebura n'abaguye gituma mpagira itongo Beretse no gikirere burya nanjye ndusho hejuru kubanguka ingabo z'u Rwanda dukomeza umurego Mais n'est-ce pas insensé pour ces immortalités que Dieu même les civils innocents de contribuer à leur misère et prétendre leur porter le bonheur? Quelle démocratie, quel développement? Opinion internationale, ne vous laissez pas mentir. La démocratie chantée par ces immortalités n'est rien d'autre qu'une affaire pavée de bonnes inventions. Tôt ou tard en tout cas, la vérité se révélera d'elle-même. Kubatari ya gatandatu kugeza ya 10 z'ukwakira twagaruye Ngarama Muvumba na Mimuri Bazira kivu mucuga besha abanyamahata batashyikira bakanyaje Rutabukira gutakisha umuzawe za kudashira ubukana rugamba rukirema nagiriye mu bambere Guma Tumaze kugarura Ngarama Muvumba na Mimuri Twongeye umurego duciya bukoma kuri 13 igitondo gitangaje tugarura Nyagatare Hari aho ngaho Nyagatare nimba nateye batindi hizashira mu mitima y'inkotanyi zabarahiye ingabo z'u Rwanda dukomeza umurego Banyarwandakazi inshuti za radio na televiziyo nawe birakureba ndabasuhuje mbishimiye. Iki ni ikiganiro cya mbere kuri televiziyo, ikiganiro cya Minisiteri y'Ingabo na Minisiteri y'Umutekano muri guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro. Ngewe uri kubavugisha ni Innocent Niringiyimana, abandi Vice Premier Ministre cya Minisitiri w'Intebe wungirije muri guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro ndetse na Minisitiri w'Ingabo. Uyu munsi naje ntari jyenyine, ndi kumwe n'abashyitsi muraza kubabona mu kanya. Ndabasuhuza rero, ndabasuhuza ingabo mumaze kwiyumva mu kinyotera cya kera, abo
umuhanzi Simoni Bikindi niyubahwe. Simoni Bikindi yari umuhanzi w'ibihe byose, warebaga kure akabwira abantu ariko akabwira intumva. Turamusuhuje aho araruhukire mu mahoro. Ubwo dusuhuje kandi n'abasirikare bose bumva muri iyi ndirimbo biyumvamo, n'abasirikare bandi bari mu gihugu n'abari hanze biyumvamo kuba abasirikare b'igihugu. Turaza kubigarukaho mu kanya. Iki kiganiro rero navuga ko ntari jyenyine, ni ikiganiro gitangiye kuri iyi saha ya 2:30, kizakomeza buri wa gatatu, kikaba ari ikiganiro kigiye kugaruka ku mahoro n'umutekano mu gihugu. Tugiye gutangira urugendo rwo gutekereza no kubaka amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi tukaba turi buganire uko byifashe mu gihugu, umutekano n'amahoro mu Rwanda ubu bihagaze bite. Mbere uko rero tubiganiraho, ngiye kubanza mpe umwanya abashyitsi abenshi n'abavandimwe turi kumwe duhorana muri urugendo, duhorana muri urugamba, babanze babasuhuze. Ngo nahera kuri Ministre d'Etat Madame Mwemayire Félicité, yaduhaye n'ikaze, turamushimira, yaduhaye umwanya kugira ngo tuganire. Umwanya n'uwanyu kugira musuhuze abadukurikiye. Murakoze cyane nyakubahwa Vice Premier Ministre. Kubana nawe ni iby'agaciro, ni iby'icyubahiro. Iyo turi kumwe rwose nge mba numva ndinzwe, cyane kurindwa na Ministre w'Ingabo, urumva ntabwo ari ibintu biciriritse, ni ibintu bikomeye. Rero ni byiza cyane ko hagiye gutangira iki kiganiro ku nshuro ya mbere, ikiganiro muzajya mugiramo uruhare hamwe na Minisiteri yindi y'umutekano, hanyuma kikaganira ku bijyanye n'umutekano w'igihugu n'ukuntu twakwibohora tugasubirana gakondo, kuko ni procedure, ni process, ntabwo ari ibintu birangira uwo munsi, ni ibintu bikomeye. Rero abo twari kumwe mu kanya nongeye kubasuhuza. Mubizi ko ibiganiro nyine tukunze kuvuga ko ari ukubisubika, atari kubisoza. Ubwo rero reka mbahe ikaze, mutera agatebe. Hari umuhanzi wo mu Rwanda, niba ari umuhanzi, niba ari umuntu wasetsaga avugaga ngo akabuno ku ntebe, ngo amaso kurekara. Ubwo rero ariko ntawe mwihangane, ntago ari uko akabuno ku ntebe, ngo amaso kurekara. Birasa n'ukuri ariko bijya gusa n'ukuri. Ubwo rero karibu rwose kuri uno mugoroba, ngira ngo mwumvise namwe indirimbo itangiye, indirimbo ifite ingufu. Ubwo rero ni karibu mu kiganiro. Hari abayumva bagatitita, niko hari umuntu ajya ngo arumva bagatitita, nabagiye mu enguki batangire bibuka aho za ndaki zabo zari ziri. Bamenye ko nta gahora gahanze. Noneho uvuze gutyo nibuka hari n'umuhanga wavuze ngo ubwenge buba mu kibuno. Ubwenge buba mu kibuno burya, ariko ntabwo bivuze ko ariho buri. Bivuze ko iyo umuntu yicaye agatuza agategereza niho amenya ikintu. Donc bisaba patience. Ni ijambo rwose rizwi, narenze ko ari gihe gose n'igihe urivuze bwa mbere mwe musanzwe mubizi. Ubwenge buba mu kibuno niko bavuga. Ubwo rero neka mpe umwanya nyakubahwa Honorable Brigitte, mugenzi wacu, indwanyi kabuhariwe rwose mu rugamba rwo guharanira gakondo, guharanira igihugu gifite amahoro n'umutekano, igihugu giha amahirwe angana abanyagihugu bose. Umwanya n'uwanyu. Murakoze nyakubahwa Vice Premier Ministre, ndabasuhuje. Nishimiye iki kiganiro kubera ko kirebana n'umutekano w'abanyarwanda, nanjye nkaba numva mu bawukeneye ndimo, kandi mu bifuza ko abanyarwanda bagira umutekano nabwo ndimo. Ni byiza cyane, iki kiganiro kigomba kuduha impamvu nyazo zo kugira ngo tuzashakishe ari amahoro yacu. Ndagira ngo nsuze bwana Munyankindi Tarisisi, komera. Nsuze na Ministre d'Etat Mwemayire Félicité, mu kanya twari kumwe. Komera urugamba turiho kandi tuzatahana muri gakondo rwose, ndimo kubibona.
suhuza abanyarwanda bose bakurikiye iki kiganiro, abantu bose bumva ko bahangayikishijwe n'umutekano muri kiriya gihugu cyacu, bakangurire kuza kumva no gutanga ibitekerezo kandi no gufata ingamba nyazo. Murakoze. Urakoze cyane. Iki ni ikiganiro cyihariye kigiye kujya kigaruka mu bibazo ibibazo by'umutekano muke mu gihugu ndetse n'imyitwarire y'ingabo z'u Rwanda nuko zigomba kwitwara, nuko zigomba kwitegura kubaka igihugu cy'amahoro n'umutekano, kubera ko amateka ntacyo yigeze atwigisha, nta nicyo agaragaza mu bijyanye n'iyo gahunda. Nta mahoro u Rwanda rufite, nta mutekano u Rwanda rufite, tugomba kuwushaka. Reka rero mpe n'umwanya umuvandimwe wacu Tarisisi Munyankindi. Urakoze VPM Innocent, ndagushuhuje kandi suhuze n'abandi turi kumwe muri kino kiganiro muri Zoom. Murambabarira rwose ntangiranye ibitero ariko cyaryo byose birarangira. Ndashuhuze rero n'abandi bose badukurikiye mu cyumba cya kabiri cya chat. Ndasuhuza abanyarwanda bose, ndasuhuza abari ku nkiko, ndavuga za ngabo twari turi kumva muri ya ndirimbo. Ndabashuhuje mwese abari ku rugerero, ndabashuhuje mwese abacunga umutekano, ariko ndavuga abacunze umutekano atari abawuhungabanya bo turaje tubonane mu kanya. Ndabashuhuje rero kandi ndabifuriza ikiganiro cyiza. Murakoze. Urakoze cyane. Abo bantu bashobora guhangara Minisiteri y'Ingabo ni bande bakaza bazanye ibyo bitero? Twitwa dutero shumari, twebwe inkotanyi zitumenyereye. Nizere ko ari udutero shumari, ariko niba n'intambara turayirwana. Bamenye ko ntabwo twahagurutse kugira ngo dukine, twahagurutse kugira ngo tubohore abanyarwanda bagaruke mu mahoro n'umutekano wabo. Ubwo rero kugira ngo dukomeze, uyu munsi dufite mu cyumba cya kabiri nk'uko umaze kubivuga abasangirangendo turi kumwe rwose bazindutse. Reka mbasuhuze, mbahobere kandi mbifuriza kugwira bakaba benshi. Ikiganiro kikajya gikurikirwa n'abantu bari mu hejuru y'igihumbi, kuko ubu ngubu ntabwo bariyongera kubera ko ari bwo bwa mbere. Ariko ubwo ndahobera kandi nishimiye chance mwumva neza rwose. Navuze ngo umushiki wabo ari mu mazi abira, kubera ko yakujije tekinika, ntabwo yari azi ko bizageraho bikarangira. Hari na kaborogoto dimba hasi rwose, aho turi hose abahari aradukunda cyane. Uyu ni inkotanyi yamaze gutera ishoti inkotanyi ariko ntiyabivuga. Turagukunda cyane, ujye uhora uza rwose uduhe ibitekerezo uko ubyumva, nibwo buryo bwawe. Hari Marie Blaise Mudeyi, turagusuhuje. Hari Liza, turagusuhuje. Marie Jeanne Mukankuranga nawe ni umusangirangendo wacu, turagukunda cyane. Ati intwari z'inkotanyi n'ibigofomanga bimara imyaka ku buyobozi, igihugu cyose cyishwe n'inzara. Nyiramaso umbere umugabo, wumve uwo isi ireberaho. Bona urugero atanze. Poto turagusuhuje. Semane Emmanuel turagusuhuje. Josiane Evans turagusuhuje. Claudia Shifa turagusuhuje. Maridus Bemba kumera cyane. Marinio turagusuhuje. Momo turagusuhuje. Hari Baraka nawe turagusuhuje. Naniska Kaneza turagusuhuje. Sanira Shima turagusuhuje. Gitaminsi ati mwe murakoze gutangiza iyi ndirimbo, rwose bagushimiye ngo yabageze ku mutima, ngo turasuhuza kandi nanze kubaho ntariho rwose, sibyo? Nawe turagushimiye cyane. Abanyarwanda ntibakemere kubaho batariho, bose bagomba kubyanga bakankurikira rwose, kandi nabo birabareba. Urumva ukuntu ayo magambo yuzuzanye? Nanze kubaho naribo kandi birandeba. Hari abemeye kwanga kubaho batariho, n'abatazi ko bishoboka birabareba. Ubwo rero nawe birakureba. Nanze kubaho ntariho rwose, mukomere. Hari namusuhuje Bibi turukorere
hari uwitwa Bibi Turukorere, Karinu Bebef komera cyane, Odeta Macumi turagusuhuje cyane, Tigenda Bikindi wari umuhanzi tuzahora tukwibuka iteka rwose. Momo namusuhuje, hari kandi na abandi bashya baje biyongeraho, hari Linda aho bantegeye, Queen Linda komera, hello everybody, iko yavuze ngo buri muntu aramusuhuje, Ijuru Guma Guma turagusuhuje, akaza kandi Impinyuza TV turagusuhuje, ari Naniska Kaneza turagusuhuje, Jeanne Mukamurenzi komera, ministre wacu turagusuhuje kuba udukurikiye, ati ndabasuhuje mwese, twambariye urugamba sorry, urakoze cyane. Jean d'Arc de Warrior komera cyane. Ubwo rero turagenda dukomeza tuganira bavandimwe, ngiye gufata kanya rero nse nubakorera incamake y'impamvu y'iki kiganiro, noneho dusangira ibiganiro kandi ntabwo kiraba kirekire, dusangira ibitekerezo n'abadukurikiye batubwire uko babibona, noneho tugende tuganira tugana umusozo, kuko ikiganiro kitazaya kirenza isaha imwe bidushobokeye cyangwa isaha n'igice. Nk'uko nabibabwiye rero, intego z'iki kiganiro zinjira neza mu ntego za guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Intego eshatu z'ingenzi, hari unir, résister, libérer, cyangwa guhuza abanyarwanda bose tukabahamagarira gukora resistance, ijambo rimaze kwinjira mu Kinyarwanda, tukabahamagarira kwigomeka, guhangana n'ikibi no kudatsindwa. Iyo rero niyo ntego ya kabiri ni iki kiganiro kizingiye. Iyo ntego izatuma tugera kuri libérer cyangwa kwibohoza. Umuntu wese afite inshingano yo kwibohoza. Tugomba kutemera akaje kose, tugatsimbarara ibyo twemera, tugatsimbarara ku gihugu cyacu no ku mahame yacu. Noneho rero iki kiganiro uko kizagera gikura kizagira intego nk'eshatu z'ingenzi. Tugiye gusobanurira politike y'ubwirinzi bw'igihugu, imiterere yayo, uvuga abashinzwe, ababishinzwe, uko bakora, ibyo bemerewe n'ibyo babujijwe. Ubwirinzi bw'igihugu, umutekano w'igihugu, umutekano w'igihugu hanze y'imbibi no mu gihugu imbere. Tuzagaragaza uko bihagaze magingo aya, turebe ibibazo birimo n'ibisubizo. Kubera iyo mpamvu bizatuma twubaka umunyarwanda wifitemo icyizere kandi ufite imbaraga zishobora guharanira uburenganzira bwe, ubwabe n'ubw'igihugu, nta bwoba nta mususu. Nk'uko iriya ndirimbo yahoze ibivuga, amahoro ntagira ikiguzi. Tuzasobanura kandi ko ikiguzi cy'amahoro ari umutekano, kandi ko biharanirwa, kandi ko ushaka amahoro koko ategura intambara, nk'uko abakongomani babivuze ngo civis pacem para bellum. Aha rero ndagira ngo wenda abanyarwanda badukurikiye batangire basobanukirwe neza, bave muri binyoma bya FPR. FPR iri kuvuga ngo umutekano ngo ni wose. Babanze bumva umutekano icyo ari cyo ubwabyo, bave mu gipindi. Umutekano ushobora kubarirwa mu bice bitatu. Hari umutekano w'umuntu ku giti cye, ni ukuvuga kubona amafunguro n'ibinyobwa, wambara kaberwa nk'aba badamu n'aba bagabo turi kumwe baberewe, ukaba ufite aho kuba, ufite uburyo bwo kubaho neza nta bibazo ufite, cyane cyane mu bintu by'ibanze, ukumva ufite umutekano, mbega ufite ibyangombwa bishoboka byose kugira ngo wumve ko ufite icyo bita dignité cyangwa ufite agaciro kawe. Ushobora no kugira umutekano w'abawe, urugo rwawe, ukaba ushobora kwishyura abana amashuri, ushobora kubatembereza, ushobora gukora ibintu byose bituma umuryango we wishima aho utuye, abana bawe ukabarira amashuri. Uwo ni umutekano w'umuryango wawe.
hakaba n'umutekano. Umuryango wawe ushaka umuryango wawe mugufi n'umuryango wagutse, umuntu ugutakiye ukaba wamutabara, ukaba uvuga uti mfite, hari umuntu ugize ibibazo ndamutabara. Hari umutekano w'igihugu rero, niyo ntego, niyo ntuze ya gatatu. Umutekano w'igihugu ni ukuvuga ngo igihugu kitarimo amasasu, igihugu gifite uburumbuke, gitunze, kirimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, kitarimo imidugararo cyangwa se ibyago kamere. Ibyo byose bivuga ko igihugu gifite umutekano. Kugira ngo rero umuntu akubwire ko igihugu gifite umutekano, ni uko abanyagihugu, umuntu ku giti cye aba afite umutekano, imiryango itekanye, kandi koko n'igihugu kidafite intugu. Ubwo rero abantu babyumve neza badukurikiye, kuba nta rusaku rw'imbunda ruvugira mu gihugu ntibivuze ko hari umutekano. Ushobora kuba ari umutekano wa rusange, ariko bicika ku muntu ku giti cye, bikarangira noneho nta n'umutekano. Aha rero nta nubwo tugiye kubivuga, wenda tubivuga mu magambo, tugiye kureba uko agatsiko kagiye katubeshya ngo hari umutekano. Uyu munsi turaza ntago ndibuze kujya mu bijyanye n'uko ingabo zitwara. Uyu munsi turabanza twiganirire uko mu gihugu byifashe, turebe cya gipindi cya FPR kivuga ngo hari umutekano ko ntawo. Donc reka tubanze turebe mu Rwanda ubundi impamvu zitera umutekano n'isi muke, zituma nta mutekano uri mu gihugu n'ikizi. Hari imikorere y'inzego zitwa iz'umutekano. Navuze inzego zitwa iz'umutekano kubera ko mu by'ukuri nta mutekano zikora, ahubwo zirawuhungabanya. Ndavuga igisirikare, polisi, daso, za omugazi, bari abashinzwe ngo umutekano waho batuye. Hari abasirikare. Donc ibyo ikindi gihungabanya umutekano ni iki? Guhoza ku nkeke abanyarwanda. Hari abasirikare bahoraga bazenguruka bitwaje imbunda biteguye kurwana guhera saa 9 z'umugoroba mu gihugu hose kugeza saa 1 za mu gitondo. Abo bateraga umutekano muke, ariko ubu noneho bambwiye ko ngo bagiye. Noneho bagiye nabo kubera ko abanyarwanda baramenyeye gucungwa, muraza kureba ingaruka byateye. Ubu ngo baragiye, siza babajyanye, ngo bagiye ku rugamba. Igihugu ubu ngubu nta musirikare urimo, kandi tweze kurya urwara abanyarwanda ngo bagire icyo babikoresha. Ntacyo barakora kugeza wenda turabategereje. Hari ikibazo cy'inzara yogoje igihugu hose kandi mu nzego zose. Hari ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko, rukaba rugenda rurushaho kwiheba. Hari ikibazo cy'akarengane gakabije gatuma abaturage bagenda barushaho kwiheba no gutakaza icyizere cy'ejo hazaza, bamwe bakaba baniyahuye kubera kubura amahoro. Hari ikibazo cy'ishibutwa ry'abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko bajyanwa hirya no hino, cyane cyane mu ntambara zo muri Kongo. Reka rero mbahe ishusho y'umutekano mu gihugu ubu ngubu, wenda nibura mu minsi 15 murasanga mu gihugu bizamba. Reka mpere mu mujyi wa Kigali. Kicukiro ku itariki 3 z'ukwa 4 uyu mwaka, uwitwa Augustin yatemaguwe ari Gahanga n'abagizi ba nabi batega abantu bafite imipanga n'inyundo. Abo bantu bamaze kwica abantu benshi, ariko umunyamanga mukuru, umunyamanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahanga yagiye abihisha. Uyu ni urugero rw'umuntu umwe itariki 3 watemaguwe ari Gahanga mu mujyi wa Kigali, ariko akavuga ko hirya no hino mu midugudu abantu birwa batega abantu bakabatema mu murenge wa Gahanga no mu yindi mirenge ya Kicukiro. Urundi rugero muri Gatenga, Nyanza, umurenge wa Nyanza, umudugudu wa Sabaganga. Muri Gatenga nako, Gatenga n'umurenge, akagari ka Nyanza, umudugudu wa Sabaganga, umuturage witwa Rufredi Ngarambe hamwe na madamu we bategewe ku gipangu n'abantu batamenyekanye. Umwe bamukubita inyundo n'umuhoro, bakubita inyundo uwo mugabo n'umuhoro, bamwambura telefone. Umugore nawe arakomereka, ariko umugore ntiyashoboye ntiyakomeretse. Bari batwaye imodoka, baje gutabarwa n'abari baje kubakingurira, cya gikundi cyangwa agatsinda k'abantu bari babateye bahita bagenda. Bakavuga ko abenshi mu bakora ibintu bashobora kuba ari abanyerondo n'ibisambo. Noneho bamwe bakavuga ko ari abantu baturuka za Bugesera, bakaza baje gushaka ibyo kurya bayibura,
bagatega abantu. Banavuga ko mu bice binyuranye by'umujyi cyane cyane Nyamirambo, Gatsata, harimo ubwambuzi no gutega ibico abantu ku buryo benshi mu Banyarwanda batagisinzira cyangwa ntibagishobora kugendana amatelefone, bagenda bayahishe mu myanya y'ibanga kugira ngo batazitwara, cyane cyane iyo baye nijoro. Hari ikindi kintu gikomeye, abafite ababo bashyinguye mu irimbi ryuzuye ya Nyagatovu mu murenge wa Kimironko ho mu karere ka Gasabo, bahangayikishijwe n'abajura baza kwiba ibyuma byubatse imva ferabeto zitwikiriye imva, maze bakazisiga zasamye zirangaye. Bikaba bimaze gukorwa ku mva zirenga 15 muri iryo rimbi. Urumva rya rimbi bararyasamuye, abantu bashyinguye benshi bamaze kuba imva barazirangaje, imibiri isigara hejuru, igiye kugiribwa n'inkongoro kubera bwa busambo bwa bugome. Ubwo muraza kumbwira ababikora ni bande ko badafatwa. Tugeze ku rundi rugero, mu myihanganire gatoya, noneho ndabaha umwanya mu bikomanteho mwumve ukuntu igihugu cyapfuye ku ngero ntoya cyane gusa, noneho ko gisabwa ko Abanyarwanda batabaho. Reka dufate, hari urupfu rw'umusore witwa Innocent Girenganya wo mu kigero cy'imyaka 30, wari usanzwe abarizwa Kinyinya ariko akomoka muri Remera Rukoma, rwamenyekanye ku itariki ya 19 z'ukwa gatatu, aho umurambo we bawusanze umugezi wa Nyabarongo hafi ya Ruriba. Ari polisi ivuze ngo yamubonye, ihita ihamagara ababyeyi. None yaje gushyingurwa kuri 22 z'ukwa gatatu uyu mwaka. Noneho byaturutse uyu muhungu yarasanzwe acuruza serivisi za MTN muri gare ya Nyabugogo. Hanyuma size ukuntu za nzego zitwa iz'umutekano, ngiye mvuga ahubwo zihungabanya umutekano, barushimusi baraje barabakusanya ku itariki 15 z'ukwa gatatu, bafatamo abasore 16 barabajyana. Abo 15 bose babajyana inasho, naho we abasha kwigura atanga karuswa, baramureka. Aho bamurekuriye, aho kugira ngo bamureke atahi wabo, bahise bamwica, bajya kumuta mu mugezi wa Nyabarongo. Abandi bo bagiye kumwinasho kujya gutozwa igisirikare, ubu ntawamenya irengero ryabo. Wenda Sukoyi zabafumbije amashyamba ya Kongo, cyangwa se baracyariho, Imana nibibarinze. Reka tujye mu ntara y'Amajyepfo, mu murenge wa Kamonyi, mu mudugudu mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Mugina, kagari ka Jenda, umudugudu wa Kiyonza. Muhawe n'Imana Steven na ubu arareba ko ari, aravuga ati ko nta mutekano afite kubera ko hadutse mu mudugudu wabo no mu kagari abahigi bahigisha imbwa zikirirwa zangiza imyaka, zirukanka aho abantu bahinze zikangiza imyaka, kandi abo bantu ngo nindakorwaho nta wabavuga, ndetse banashora, bamwe bagashoramo n'amatungo yabo akajya kurisha imyaka yabo. Ibyo biri kuba henshi mu gihugu kubashoboye guhinga, haba mu burasirazuba, mu Mutara, muri za Kibungo. Ibyo bintu biri kuba ku buryo abaturage bamwe bavuga ati n'utwo duhinze turangizwa n'amatungo cyangwa abo bantu bita abahigi. Ndakomeza, Kamonyi hari urupfu rw'umudamu mwamenye witwa Mujawayezu itariki 30 z'ukwa gatatu, kwabereye mu karere ka Kamonyi, murenge wa Rukoma, kagari ka Remera, mu mudugudu wa Kanyinya. Uyu mudamu yakoraga ku karere ka Kamonyi. Vuba aha mu karere ka Muhanga, uvuga ngo muri komine ya Nyamabuye, hari urupfu rwitwa Charles Muhirwe Karoro, wari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, yigishaga mu Mutara, wari umaze igihe gito yimukiye aha. Bamusanze yapfiriye mu mudugudu wa Musengo, mu kagari ka Kivumu, mu murenge wa Cyeza, mu karere ka Muhanga. Urupfu rwabaye ejo bundi kuri 3 z'uku kwa kane. Amakuru yatanzwe n'inzego z'iperereza mu karere ka Muhanga, mu murenge wa Cyeza, akagari ka Kivumu, avuga ko nyuma y'ubwicanyi bwabaye hakicwa uwitwa uyu dogiteri twavuze w'imyaka 60,
hakozwe iperereza. Mwumve, muraza kugera mugira icyo mubivugaho, mwumve itekinika ririmo. Ngo nyuma y'iperereza ryakozwe hafashwe witwa Dusabe Albert w'imyaka 28, ndetse ngo ahita yiyemera ko ari we wishe nyakwigendera, kandi n'imyenda ye yasanzweho amaraso menshi. Ngo yahise ashinja uwitwa Kubwimana w'imyaka 53, Zefani, akaba pilote, ubwo ni ukuvuga ngo ni umudriver cyangwa umushoferi, ko bari kumwe bamwica, ndetse ko hari n'undi musore atazi nawe bari bari kumwe. Uyu akavuga ko kugira ngo yicwe ngo bamwemera 300,000, ayemerwa n'uwitwa Minani Lambert, ndetse mu avance 70,000. Minani Lambert w'imyaka 45, ngo kubera ko ngo hari ikibazo cyuko donc uyu Minani Lambert akora muri Croix Rouge mu karere ka Kamonyi na Muhanga. Iwe warushinzwe Croix Rouge cyangwa umuryango utabara imbabare, akaba we yaragize ngo niwe watanze amabwiriza yo kujya kwica uriya mu mwarimu muri ministere muri kaminuza, ngo kubera ko yamutwaye isoko rya farumasi. Donc naho niho bari guhengekera dosiye bayishyize kuri uyu Minani Lambert, umukozi wa CIC wa Croix Rouge. Reka nkomeze ndangiza. Umujyi wa Gitarama kandi birakomeye cyane, abantu basigaye bafite ubwoba. Ibi byo nanjye ndabizi uko nakoreye mu mujyi wa Gitarama. Harimo ibintu by'ubwicanyi budasanzwe. Hari insoresore zo mu murenge wa Cyeza na Muhanga zitega abantu zikabambura amatelefoni. Ibi kandi biri no mu mujyi wa Ruhango, mu mujyi wa Nyanza, aho abaturage bafite ubwoba ku bwicanyi n'ubujura bukomeye, ku buryo bahora bafite impungenge zo kwicwa no kwibwa. Biriyongera kandi ko mu ishyamba rya Nyungwe ubu nta bantu bapfa gucamo, ngo hari kuberamo ubwicanyi, ariko ntago bamenya abari gukoreramo ubwo bwicanyi. Ndarangiriza rero ku majyaruguru. Izo ni ingero zimwe nkeya, ariko reka ndangirize ku majyaruguru, mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze, ubu ni mu Ruhengeri nyine, muri Nyarubande mu mudugudu wa Marantima, hari ubujura bukorwa n'abasore ngo bitwa Mozambikani cyangwa Mozambique, ku buryo guhera saa moya kwerekeza umuhanda ujya Kinigi uzamuka bigoye, ngo abantu basigaye bafite ubwoba kuko bakwicwa. Bakora ubujura bwitwaje intwaro, batega abantu, kandi ngo polisi bihari nta kibikoraho. Ibyo biriyongera ko mu mugezi wa Rwebeya uhereye mu karere ka Musanze n'ubundi vuba haje ubundi hatoraguye umurambo w'umusaza w'imyaka 65, ni muri bya bigezi biva mu birunga by'abantu. Nagira ngo rero munyihangane maze akanya mwumve uko umutekano mu gihugu umeze. Abanyarwandakazi mudukurikiye, murumva ko bya bindi batubeshya ngo ari umutekano ntawo. Ubwo rero ndashoje, nagira ngo rero nk'umwanya bagenzi banjye ibintu mwumvise mushobora no kongeraho. Uyu mutekano tubeshywa ngo igihugu cyamera umutekano ku isi, ngo ni baranawucuruza, ngo bajya hanze kuwucuruza. Izi nkotanyi zatubeshya kugeza ryari? Ni icyo dushobora gukora kugira ngo abanyarwanda bari mu gihugu bwabo, iki kinyoma cyari gishingiye ku mutekano ko nibo bacuruzaga hirya no hino, barokoye abatutsi, barokoye rwose. Buriya wari uzi ko uriya mudamu Mujawayezu wo mu Kamonyi ni uwarokotse. Njye namwise umushingwacumu wari ugihumeka, baramuhitanye. Bavuze dosiye, batangiye kuvuga ngo arazira, ngo ni abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside bamwishe. Muranyumva? Umwanya no wanyu rero, reka mpere kuri watwakiriye kuri iyi shene agira icyo abivugaho. Ubwo turaba tugenda dusoza kuko ni ingero nyinshi, ni nyinshi. Namwe niba mufite izindi muzongereho, ariko mwumve ko ntago bukikera mu gihugu. Umwanya no wanyu. Urakoze VPM. Ntabwo urebye, ntabwo biragoye kuvuga abashinzwe umutekano
mu Rwanda kandi ari bo mu by'ukuri bahungabanya umutekano. Ntabwo igihugu kingana n'u Rwanda uburyo kangana, wongereho umubare w'abanyarwanda barutuyemo, nurangiza ufate umubare w'igisirikare twumva ngo ubundi wari hagati y'ibihumbi 150 na 200, ubashyiraho ngaho, ufata abo bavanye mu gisirikare ubashyireho abo. Nigeze kuvuga ko abaturage abasirikare baruta abaturage ubwinshi, abaturage bakaba aribo batuye muri barracks, ni ukuvuga ngo abaturage akaba aribo batuye mu bigo bya gisirikare kubera ko baragoswe. Noneho inyuma yabo babonye bidahagije bafata bitwa ngo inkeragutabara, ni abasirikare bavuye mu gisirikare, bafata abo bita abadaso basimbuye abitwaga roko defense, nayo yari yaramaze abantu yaraciye ibintu, ndumva yibuka igihari. Ubwo hari ngo abitwa ngo naba volonteri, hari inkeragutabara, hari irondo ry'umwuga, hari irondo rya kumanywa n'irya nijoro. Abo bantu batema abantu ni bamwe muri abo ngabo. Noneho birimo guhumira ku mirari kuko igihugu kiri mu nzara imwe bita ngo menya uwawe. Menya uwawe, mbese amagara yaterewe mu kirere ngo buri wese nasamaye. Urumva aho igihugu dufite uko kimeze. Byongereho ko noneho nta hantu igihugu kirafunze, ntaho abantu bagitarabukira ngo nibura avuga ati nigiriye Bugande ndabona ibyaha bitashoboka. Ashwe imiryango yose irakinze, naho bajya guhahira bamwe bo mu bice by'uburengerazuba, Kongo nayo murabona ibyo bayikoreye. Icyo bita rero umutekano mu Rwanda mu by'ukuri ni ihungabana ry'umutekano rikomeye, kuko iyo bavuga umutekano ngira ngo baba bavuga abantu batwaye ibisongo, batwaye ibihiri. Abaheruka mu Rwanda vuba murabizi ibihiri ku manywa y'ihangu, ukabona umuntu aragendana ingegene mu muhanda. Mbese usinyenzi zituzanira iki koko? Nazo zinjiranye inkoni gendana inkoni nk'abashumba, nazo zinjiranye inkoni, na n'uyu munsi ntizirayishyira hasi. Noneho zashyizeho ngo na irondo, ubona abantu ngo bari ku irondo ku manywa y'ihangu, cyakora baba bambaye ishati nk'iya Tarisisi. Iyi shati isa gutya, cyakora yawe yabikira inshyashya, ntabwo yoteje. Ese ubu ni mudaseka murabona tuzarushobora njyamo niseka. Baseka mu bikomeye. Nta kundi byagenda. Wenda hindukiye mbona yambaye ishati nk'iy'abanyerondo. Ya wakomeza nta kibazo, ubwo ndikumva byamundiye ko ubwenge bigisha. Abantu rero, abantu b'iwacu iyo bavuze umutekano bo bumva kuwuhungabanya, bakumva gufata abaturage amaraso bakabumisha bagahagarara nk'ibisheshe, nk'abantu batagira urutirigongo wa mugani, bakubita, bacoca, bambura, batwara iminyago. Mbese igihugu, ariko njye nibaza iby'inyenzi buriya zaje zije gukora byaranyobeye, na n'uyu munsi sindabimenya. Niba zanga umuntu ashobora gufata igihugu agiye kugikoresha biriya akumva azabikora igihe kingana. Iri ikibazo ntarabonera igisubizo, nihazagira n'inyenzi za Kaborogota njya mbona muri hano, ariko mumbwire mwa Kaborogota ubu ngubu mwumvaga muzafata igihugu mukakiba, mukica abakirimo, mugasenya, mukica abaturanyi, mukabatera, hanyuma se mukabimara mu gihe kingana iki? Bikamara igihe kingana iki koko? Rwose iby'inyenzi byaranshanze, iby'inyenzi byaranyobeye, ariko ndumva nta n'andi magambo menshi mfite. Sije ziba nyinshi y'igisirikare yo ntabwo nzi ukuntu bayiganiraho. Ntihangane. Turi kuganira ku kibazo cy'umutekano n'amahoro. Ubundi amahoro ni imbuto y'umutekano. None ko amahoro ni nka rezilita cyangwa dongo ni igisubizo cy'umutekano. VPM amahoro aturuka mu mutima. Amahoro nta mahoro wagira uzi ko umuntu mubana, duhere kuva zinjiye mu gihugu. Amahoro wagira uzi ko inzu wubatse ubwayo ari izatuma upfa.
ko bazagufunga kubera ibyo wari utunze. Muribuka ishinja ryari rishingiye ngo gushinja ufite ubwishyu, ntabwo ari ugushinja uwakoze ibyaha, ni ugushinja ufite imitungo. Ayo mahoro wayakura hehe? Bazaguhora ibyaha. Ayo mahoro wayakura hehe? Uzahinga bakabitwara. Uzayakura hehe? Uzacuruza bakagucuza. Ntabwo ushobora kugira amahoro utariye ngo uhage, wubaka bagasenya. Amahoro abanyarwanda barayabuze kuva umunsi inkotanyi zinjiye mu gihugu ku itariki ya 1 z'ukwa 10 muri 1990. Ni ukuvuga ngo twe twasezeye ku mahoro, ahubwo abanyarwanda bagira umutsi. Abanyarwanda nibo bantu nabonye bakomeye bashaka kubaho imyaka 30 kugahira n'agahinda kameze kuriya. Nta mahoro rero ashoboka, n'umutekano nawo ntushoboka urinzwe n'ibisambo. Umutekano ntushobora kuboneka urinzwe n'ibisambo. Nimba umuntu akureba akabanza akavuga ati ni mwene wabo wande, ese generali wamuvugira ndamutse muhohoteye ninde, yamara kuguca mu mizi neza yasanga uri nyankaragata yaho ngaho yo mu Rwanda yavukiye aho ngaho itagira nta na majoro mugira muri famille, agahita apanga n'abantu bari buze bakagukidnappinga bakagutwara hatazwi, bakazana noteri na ya makasha atukura bakagusinyisha ko ibyawe bigurishije nta n'igiceri na kimwe baguhaye, bakajya kubigurisha barangiza bakakwicira iyo bakujyana. Ibyo bintu abo bantu bashonje batyo baba bafite ukuntu babipanze n'ukuntu ngo bazagabana n'ibiki byonyine wabashyiriye amakuru n'umuturage usanzwe arayabagurisha, bakavuga ati uyu nguyu twarabirebye neza nta muntu wamuvugira. Basanga nta wakuvugira nuko bagutwara. Nuko nabacitse by the way. Niyo gahunda yari yampangiye. Abo bantu bafite inzara ingana ityo, umuturage ubwe ashobora kuza akagambanira umuturage mugenzi we, hakaboneka abantu bamukorera bene ibyo batwara abantu bibye yenda amazu y'abantu bari bahunze muri 1994 baza bakabica. Ntago byahagarariye hari n'abatwaye amazu y'abandi mu bwishyu bw'ibintu bimwe na bimwe byabaga bitaranabayeho, umuntu agasanga arimo arishyuza abataramugiriye nabi, bamugiriye nabi ngo ntacyo batunze akabihorera, cyangwa bo bagahita ngo babafanyira, babyita kubafanyira. Ibyo bintu nimba mutekereza ko abibye icyo gihe ubu bahaze? Ntabwo bigeze bahaga nk'uko Rwabujindira atahaze. Abibye icyo gihe barabiriye birashira, uyu munsi bareba umuturage kuvuga ati afite iki? Okay. Ntabwo nimwumvise umugabo wa Ntuza, ntabwo mwumvise umugabo wa Marie Michel Umuhoza yavugaga ngo iki? Nta modoka y'umuntu yarimo gupangira uko azayitwara. Babajura binjiye na n'ubu munsi barahari. Ibyo bibaga byagiye bigabanuka, niyo mpamvu bamanutse bakagera ku muturage wa wundi worora inkoko imwe yayindi iraha mu rutoki. Naho ngaho bageze kubera ko batangiye biba babifite. Uyu munsi barimo kurigata amasahane, uyu munsi barimo kwiba bitibika. Niyo mpamvu bavuga ngo barya ibiribwa n'ibitaribwa. Mu muturage rwose ufite inkoko imwe ebyiri, zimwe zitera amagi akazajyana ku isoko Igitarama kwa 3 cyangwa kwa 6, ubu niwe bagezaho. Umutekano ntushoboka mu Rwanda rurimo ibisambo bingana kuriya, kandi n'umuco bahererekanyije. Nimba se mbabarire banza mfashe umwanya munini, nimba se wa Mubaraka Muganga yarisha umuryango waje aturiye mu nzu, umuhungu uyu munsi arimo gukora iki? Wose si wo murage? Nase abana ba Mubaraka nabo ko atari batoya, ko afite imyaka ngo 50 yabyivugiye cyangwa 50 n'iyindi nk'35. Abana b'uyu munsi ko ari abagabo nabo b'imyaka za 30 cyangwa 28, abo bona ni bantu bose abandi bahungabanya umutekano. Igihugu cyacu cyatewe n'amashitani kuva ku itariki ya 1 z'ukwa 10 muri 1990. Ziracyahererekanya uwo murage w'ubujura no kwica abantu. Ntabwo twenda kubikira tudahagurutse, ntabwo tuzabivuga gusa, birasaba ko abanyarwanda bahaguruka. Noneho banibuke ko igisirikare cyose kigendeye n'abatara abasirikare bari kubatwarayo, bivuga ngo igihugu gisigayemo abantu b'intege nke gusa. Sinzi impamvu abanyarwanda batari kwisubiza igihugu cyabo. Nimutabikora kare mugifite akuka, muzabikora mwashizemo umwuka, inzara yabamaze. VPM reka ngusubize ijambo rwose, ngewe biriya bintu mbigiye deep nakora ikiganiro ngenyine. Urakoze cyane. Tuzaguha sije y'amahoro gusa, ariko
ubu turi gutangira tuvuga muri rusange, ubundi tuzagera igihe tuvuga ku ngabo by'umwihariko, ubundi tugaruke ku bapolisi, tujye ku abo ngabo b'abademobe, bose tugende tubavuga uruhare rwabo mu kwangiza umutekano, tuvuga n'amazina n'aho babikorera, kuko dufite amakuru kuri buri ka. Ubu rero reka dukomeze tuganira kubera ko dufite n'igihe gitoya, twe twavuze isaha imwe gusa mu buryo bwo gutangira. Hari umuntu wanditse Mathias Kiago ati ariko nimumbwire hari uwabazi umuntu urusha iriya ngoma kwica abantu benshi? Tarisisi uze kunsubiza ndi kwandikira izina ryawe mwema akaba agusherereje, ariko tuvuye mu rwenya ariko ubwo rero niwe nari ngiye kugeraho adukora isesengura. Nawe ibintu by'umutekano ntabwo ari umunyamahanga, ni ibintu azi akamaro k'umutekano, azi akamaro k'amahoro. Kiriya gihugu kirimo amahoro, kiriya gihugu kirimo umutekano, biterwa n'iki? Umvise ka nkubwiye, zino ka cyangwa se ingero ni nka 1/10 mu bibera mu gihugu. Ni byinshi cyane, nabuze umwanya wo kubyandika ngo bishyire hamwe, ni byinshi cyane nkurikije amakuru nari mfite. Nawe wafata umwanya rero uringaniye ukatubwira. Noneho na Honorable Brigitte, sinageze Gisenyi wanyu, ntabwo nagiyeyo, sinageze Kibuye, sinageze Cyangugu, nuvuga ngo navuze ahantu hatatu. Umwanya no wanyu. Urakoze VPM, urakoze kumpa ijambo. Ikibazo cy'umutekano wo mu Rwanda se ko numva nanjye nageze mu awuhungabanya. Nanjye nageze mu awuhungabanya, none ndabivuga ngo iki? Ntabwo ndi umunyerondo ni bagabo wabo undi wo kwa Rwamama rwa Gasabo. Nagira baza kunyitiranya. Yenda kubera ko twambaye ibisa. Nibyo rero urabivuze, kandi ibyo uvuze ni agatonyanga mu nyanja. Wavuga umutekano mu Rwanda bwakwira bugacya. Mu Rwanda nta mutekano haba, kandi njye mbibona muri gahunda ya leta. Tubona muri gahunda ya leta kuko nibwo buryo yashyizeho bwo kuyobora abanyarwanda. Ni ibintu bikora bigambiriwe, nta no kuvuga yenda hari ko ari ukunanirwa. Hari bashobora kuba yenda bakeka ko ibikorwa hariya ari ukunanirwa k'ubutegetsi. Oya, niko babipanze, nibwo buryo bwabo bwo gutegeka. Bikorwa rero muri gahunda zabo kandi bumvikanyeho, ndetse bakanabiyobora. Nk'uko wagiye ubivuga, hari ahantu wagiye usoma cyane cyane kuriya muntu uriya mu profeseri, uriya mwarimu wo muri kaminuza muri campus ya Nyagatare w'i Muhanga. Uyu urebye uburyo yishwemo, usanga ko ikiteye n'ubwoba nuko iyo bagiye nko kwica nk'umuntu, ntabwo umuntu yicwa ari umwe, usanga bapanze gahunda ku buryo bigomba guhitana abantu benshi cyane. Ni kuvuga ni bya bintu byo kuvuga ngo utera ibuye rihitana inyoni ebyiri. Urumva ko niba bapanze kwica profeseri, na wa wundi hari uwo bazafata bagomba kuzamugerekaho, uwo nawe agomba kugenda, ubwo nawe aba yapangiwe. Ba bandi bose bavuga bafatanyije, abo ngabo bazitwa ko aribo bamuhitanye, nabo bagiye gufungwa, bizarangira nabo bishwe kugira ngo batazatanga amakuru ku bintu byagenze. Urumva ko abantu babigenderamo ni benshi cyane. Umutekano rero nk'uko wabivuze, wa mutekano w'umuntu ku giti cye ntawuhari, kubera ko umutekano icyambere nuko umuntu agira umutekano iyo afite aho ataha, afite aho arara. Umuntu akagira umutekano iyo afite ibyo kurya, ndetse akagira umutekano igihe nta muntu ushobora kuza kumuhungabanya aho ari mu rugo iwe cyangwa ngo ahungabanya biwe. Turabibona rero ko mu Rwanda abanyarwanda bambuwe amasambu bakajya kuba hanze. Muko kuba hanze rero bibaviramo gufatwa, bagafatwa nk'inzererezi bakajyanwa Iwawa, cyangwa bakajyanwa muri bya bigo bindi byo kwa Kabuga no kwa Gacinya, bakajya gukorerwa yicarubozo. Urumva ko umutekano kuva kuri 0 kugera hehe, kugera sinzi umubare navuga, warahungabanye. Nta mutekano ubaho, mbega ahubwo abanyarwanda babayeho mu mutekano mukeya.
bikagenda rero byagera noneho ku mutekano w'abawe bikagaragara ko noneho leta ifite ububasha ku muryango wawe, ishobora kuza ikaza mu rugo iwawe igafata umwana wawe ikamujyana ikamuburiza irengero, mbega ugasanga umuryango wafashwe nk'aho ari ikiraro cya leta iza gufata mu itungo ijya kubaga, bakagutwara umwana wawe bakamujyana ku rugamba akazagenda agapfira utabizi batakubwiye, cyangwa se bakamufata bakamujyana mu bigo by'inzererezi bamushinja ko yanyweye urumogi kandi nta nubwo banamufatanya, bagafata umwana wawe bakamuburiza irengero bitewe n'uko bifuza kugutera agahinda. Bikaba ari ibintu rero navuze nibwo buzima bw'abanyarwanda babayemo, niyo gahunda leta yabashyiriyeho, nibyo biryo byabo, mbega abanyarwanda ubona ko banabimenyereye, ari no mpamvu dukunze kuvuga tuti abanyarwanda bakoze muri hebumba. Kuki abanyarwanda batavuga, kuki abanyarwanda batanga biriya bintu? Ni ukubera ko babigize umuco, abanyarwanda bamaze kubimenyera, bamenyereye urupfu kuko babana narwo, bararwisasira, urupfu baraturanye, urupfu baragenda naho bagiye hose, ntaho mbega mu Rwanda ntaho urupfu rutari. Ni ukuvuga ngo leta bafite ni leta yabazaniye urupfu, ni leta yitwa rupfu, mbega byose ni urupfu. Iyo bigeze rero no mu mutekano rusange ho bihumira ku murari. Umutekano rusange ntushobora kuboneka mu gihe igihugu kidafite inzego z'ubutegetsi, kidafite inzego z'ubutabera, kugira ngo niba hari abanyabyaha babayeho babe bashyikirizwa ubutabera, babibazwe. Ubutabera bwabaye ahubwo intwaro noneho yo kugira ngo hatagira n'unavuga ko yarenganyijwe. Niba utatse bakugejeje mu butabera, ni ukujya kugucecekesha, ni ukujya kwica urubozo kugira ngo hatagira icyo usohora. Haba rero navuga nti umutekano mu Rwanda ntawo uhari, ntawo rwose. Ikibabaje ahubwo ni uko usanga batanga amafaranga mu maraporo mpuzamahanga yo kwerekana ko mu Rwanda ariho hatekanye, kandi nyamara uramutse ukoze urutonde rw'ibihugu bidafite umutekano, igihugu cy'u Rwanda nicyo cyaba icya mbere. Ubwo rero kubera ko ari ubwicanyi bukorwa na leta, ari umutekano uhungabanywa na leta, ndetse bigakingirwa ikibaba kugeza ku rwego mpuzamahanga, ibyo bintu murumva ko ari ibintu biteye agahinda. Nkaba navuga nti nta wabivuga ngo abirangize, yenda hari tuzafata umwanya wo kugenda tubisesengura. Ndumva n'abampagarariye aha ngaha na Brigitte agakomeza. Murakoze. Murakoze cyane. Ushoje uvuga uti nta mutekano uri mu gihugu, ahubwo leta niyo ihungabanya umutekano ikoresha inzego zayo, ikabikingirwamo ikibaba n'amahanga. Iyo bivuze ndibuka ko mu Rwanda umuntu wese aba hakeba, aba ari ku nkeke, afite ubwoba. Buriya ntugire ngo yaba umusirikare, yaba umucuruzi, yaba na bariya bo mu gatsiko baratwika inyenzi zenyewe, bose bafite ubwoba, barababeshya. Usanga buri muntu wese aba yumva buke ariko gutaramuka, ahangayitse, yumva yanyagwa. Ibyo ni byo mu bwami bwa kera, ko igihe icyo ari cyo cyose umwami yakunyaga. Icyo ni kimwe. Ikindi gikomeye ni ukubona igihugu kiririmba ko gifite umutekano, ugasanga cyashyizeho itegeko ritanditse ryo gusaba abanyarwanda gutanga amafaranga y'umutekano, guhera ku mukene kugera ku mukire, kandi mu byiciro bitandukanye amafaranga agenda arutanwa bitewe n'ubushobozi. Ndibuka mbere yo kuva mu gihugu aho nari ntuye nishyuraga 2,000 buri kwezi, 2,000 by'amafaranga, 2,000 nkabona baje kwishyura, ariko umujura yatwiba ntubabaza. Reba abantu bari gutemagurwa hirya no hino, ntawe ubaza. Ndagira ngo rero umuntu ntabatindiye, kuvandimwe Brigitte, izika uri kugenda wumva n'izindi umenya, ikibazo cy'umutekano mu Rwanda kiri kugenda gifata indi ntera. Wanakigeranya nuko urabona hari igihe abantu urugamba ruba rwinikije, bari kurasa cyane, noneho amasasa agacurera, yacurera abantu bagasodoka bagenda. Geri ku gihugu nyifata, uretse ko n'amasasu rimwe na rimwe. Umwanya no wanyu, nawe watubwira uko ubibona umutekano uhagaze ute. Noneho ndahita njya mu bitekerezo twahawe, noneho tugane ku musozo tugenda dutanga icyerekezo cy'uko ibintu bigomba gukorwa mu mwanya no wanyu.
nyakubahwa VPM murakoze kumpa ijambo. Ndagira ngo rwose mvuge nk'ibyo Tarisisi avuze, ntabwo ndi bubisubiremo kubera ko ibyo yavuze 100% ndabyemera. Umutekano uko uteye muri iki gihe muri iki gihugu cyacu ni gahunda ya leta. Ni gahunda ya leta, ntabwo tukwiye kujya twibaza ibintu byinshi cyane. Niko leta ishaka ko bimera, abanyarwanda yabagize ibikange. Yewe turimo kuvuga umutekano mu Rwanda, tukavuga wenda ku bijyanye n'amasasu, tukavuga ku bijyanye n'inzara, tukavuga ku bijyanye n'iki, ariko twongere twibuke ko muri gahunda ya leta bashyizemo na gahunda yo kuroga abanyarwanda, yo kuroga. Waba aho ugiye hose ukeka ko bari bukuroge, watekana ute? Abantu barajya mu bukwe, nta muntu ugiye mu bukwe yishimye, ntawe. Muzagerageze murebe n'amavideo bagerageza gufata, abafite abantu bahereza amavideo, cyangwa abantu bajya mu bukwe saa moya ubukwe buba bwarangiye abantu batashye. Ibyo ntibyabagaho, twararaga inkera tugakesha inkera. Umutekano rero, ihungabanya ry'umutekano buri muri gahunda y'inkotanyi ya FPR. Ntabwo turajya muri kaparika. Mwavuze abapfa baboneka, ariko ndongera tuvuge ko hari abantu babuze, barabura. Izo nzego zose mwatubwiye nyakubahwa VPM, abantu umuntu aragenda akabura. Ukava i Kigali uvugana n'umuryango wawe, ukajya kugera hafi ye mu rugo akagutegereza akakubura, kandi mwavuganye kugera usigaje nk'ibirometero 5. Abantu bavanwa mu mamodoka bakabura, nuko babahati babuze, nuko bitwa babakuza Jean Marie babuze, nuko abantu benshi. Hari abantu bavanwa mu ngo zabo bakaza bakagukura mu rugo rwawe, ukavanwamo n'inzego zemewe na leta. Bakaza mu rugo iwawe bakavuga bati wowe Innocent ngwino tugenda, hari ikintu tugiye kukubaza. Umugore n'abana bagasigara bicaye, babona udatashye mu gitondo bakajya kubaza, bakavuga ati uwo muntu ntabwo tuza ahantu ari, kandi abo bantu bakubwira ngo ntibaza ahari aribo bamutwaye. Ni gahunda ya leta, niyo gahunda leta ifite. Abanyarwandakazi, nimwumve iyo leta iyoboye igihugu cy'u Rwanda, niyo gahunda yo kwica abanyarwanda. Nta mutekano wundi ukenewe, ntawo. Ni gahunda zo guhungabanya umutekano, nizo zabo. Ibyo bintu turabibona ubu, tukabivuga ubu kubera ko dufite aho tubivugira. Ibyo bintu birahari kuva muri 1994 kugeza uyu munsi. Kuva muri 1994 bafasha abantu kugeza uyu munsi. Ubu ngubu nuko tubona aho tubivugira, nabundi na mbere ibyo bintu byari bihari. Abanyarwanda babibayemo rero, babaye ibikange. Niyo mpamvu wa mugabo yaje avuga ati muri nk'ibyondo, muri ibifopomanga, abantu babona ikibi, abantu bakarinda bicwa, ntajye nuvuga ngo kuki umuntu bari kumwica. Kuva 94 niko bimeze, ntago ari ibintu ntago ari bishya. Dushimira Imana ko habonetse uburyo bwo kubivugiramo, kandi hakaboneka n'abantu batinyuka kuza kubivuga kugira ngo dushakishe ingamba zo kubirwanya. Niko bimeze. Ni gahunda yo guhungabanya abantu, ni gahunda ya punguza, tubivuga buri munsi. Ni gahunda yo kutuvoma, yo ngo n'uguhandura imvunja, ngo banza. Hari ukuntu ngo Museveni yababwiye ko bagomba guhandura imvunja, hari ukundi kuntu yababwiye ko bagomba gukura amazi mu ngunguru, bakazarangiza akajenjegere kari agapfundikizo k'icupa rya Primus, ngo ushobora kukavomesha amazi akazashiramo. Abandi bakavuga bati twebwe isazi tuzazicisha inyundo. Tekereza umuntu ugiye kwica isazi agakoresha inyundo. Abundi ngo imashini zo gusya abantu barazizanye. Izo rero ni gahunda yabo, ntabwo tugomba kubishidikanyaho. Ikintu tugomba kujya dutindaho no gushaka ingamba zo gukuraho kariya gatsiko. Ibi byose bakora ku mugaragaro. Ibi birahura n'ikiganiro tuvuyemo mu kanya, abantu twariho twibaza tuti ibintu bizarangira gute. Ibintu babyivugiye ku mugaragaro, buriya bwicanyi bavuze ku mugaragaro. N'umutekano rero nta kindi bakoresha uretse kwica abantu, kubarigita. Bamatuje barabuze, bari hehe? Matuje Aphrodis barabuze, kandi ni abantu bafatiwe mu gihugu, baratabaza bagira gute, ntibabona umuntu ubagira. Bayidamange uraza gukura umubyeyi mu bana be kubera ko yavuze ngo ibintu ntibiri kugenda neza, ukagenda ukamufunga. Ubu umutekano wazute? Bariya bana bayidamange babayeho bati? Mureba ababyeyi ba Cyuma Hassan uko babayeho.
kubera uriya mwana wabo wafashwe akagenda azize ko atanga mikoro ngo abantu bavuge ibibazo byabo, nta nubwo ari wabivugaga, kugira ngo abantu bavuge ibibazo bafite mu Rwanda, inzego zikamufata bakamujyana. ribu ni urwego rushinzwe guhungabanya umutekano mu gihugu, kwica abantu, kubatoteza. Murebe ejo bundi biruka kuri bwana Bicahaga, uretse ko yaberetse munsi y'ikirenge, ndaho ari ndongenda musuhuje. Unose munashaka kumbwira ko umuryango wa Bicahaga utekanye? Munashaka kumbwira se ko umuryango wa Rashidi utekanye? Nta mu Rwanda nta muntu wifuriza muri buriya buyobozi, nta wifuriza abanyarwanda amahoro. Buriya buyobozi bugomba kuvaho, nta wundi muti. Ibyo dukora byose ni ingamba tugomba gushaka kugira ngo tubavaneho. Nka Nkotanyi mugomba kuvaho mukareka gukomeza kubuza abanyarwanda amahoro. Nyakubahwa VPM, nk'uko bagenzi banjye babivuze, dushobora no kumara n'umwaka wose tuvugiye ibingibi tutaruhutse, tugiye muri ingingo ku ngingo, buri muntu akajya muri serire ye, buri muntu akajya muri segiteri ye. Iki kiganiro twazagikora n'imyaka 10 gashira. Rero icyo gahunda zabo nizo guhungabanya umutekano. Izo inzego zose bashyizeho no kugira ngo bashyire confusion mu bantu. Uwo mafaranga y'umutekano babasaba na amafaranga ajya kuribwa nizo ngegera zaje ziyambitse amapeti. Yewe n'uwo mutwara sibo bavuga ari hasi, ngira ngo nta nubwo byungukiramo. Nta byungukiramo ko bagomba gutanga raporo, agatanga amafaranga yabo bantu bafite inda barya badahaga, barwaye bwaki ntibayikira, baje kwikirira ku banyarwanda. Nge ndumva twakomeza tukavuga ariko nge rwose numvikane nka Tarisisi ko leta y'u Rwanda ni leta yaje guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Murakoze. Urakoze cyane Honorable Brigitte, uti twakomeza tukavuga ariko uzirikane ko ijambo ni icya gisasu gihungabanya bya bikoma biri mu mutwe wa bya biri bifobagana. Bifobagana rwose. Ariko yakadikuruka Kagame mwagashaka kiriya shitani mwakadushyiriyeho ibyo bintu bifobagana. Abantu bakubanza batabyumvise bongere babyumve, abitwa ba Sadiki, abitwa ba Kaborogota, abitwa ba Rwanda rugari, baze bongere bumve ukuntu birimo gufobagana, batagira no gutekereza, baza kuvuga ubusa hano, aho bagize ngo bafate ingamba zo kugira ngo bikureho kare agatsiko, bakaza kuvuga ubusa. Ibyo bifobagana, ibyo bifufuma, iyo mihovu, iyo minyorogoto, rero muri kwivuga niyo shitani yanyu mwimitse. Murakoze. Iyo minyorogoto agatsiko kabatije niyitumwa kwangiza wa mutekano twavuga. Iki kiganiro tuzagenda gahoro gahoro tuzamuka twibanda ku bashinzwe kubagombye kubahiriza amahoro n'umutekano mu gihugu, tubatumiriza ababisobanukiwe, abihugukiwemo, kugira ngo babandi bigize iminyorogoto, bigize ibintu by'ibidendezi mu mutwe, batagitekereza, batekererezwa, boherezwa gukora nk'amamashine, kugira ngo hazabura abo tuzarokoramo, turebe ko hari abafatanya n'abandi banyarwanda ugamba biyongere. Niyo ntego y'iki kiganiro kandi bizashoboka. Mbere uko rero dukomeza, reka nyure mu bitekerezo gatoya, kuko ni ikiganiro cya mbere. Abanyarwanda badukurikiye bagomba guhabwa ijambo, natwe namwe mukagira ijambo. Noneho uko kizagenda gikura tuzajya tubatumiriza abantu bafite ubushobozi, ubunararibonye, ubumenyi, baduha ubuhamya, berekana ibyo bakoze, abagiye bashukwa mu bwicanyi, abaza bishe, abo bose tugere tubashyira ku ruhande, tuzagere ku kurema ingabo si kera kandi zibereye igihugu, zirinda igihugu, zirinda abanyarwanda, zubaha abanyarwanda, zemera ko zifite umwanya wazo utandukanye n'umwanya wo gutegeka. Ntabwo umusirikare ategeka igihugu, umusirikare arinda igihugu. Ariko ibyo barabivanze, ibyo ntabwo tuzabyemera rero. Ubwo rero tuyishimire, niwe mperaho. Ndabona ari yatanze igitekerezo kare, ati Josiane Evan, inkotanyi zizi neza icyo umutekano bivuga, byose babikora babizi. Nibyo rwose wari no kubisobanura mu kanya. Claudia Shifati,
ngira ngo imihoro yari y'interahamwe sinzi wenda yavugaga abantu bavugaga ibintu bijyanye n'iyo mihoro interahamwe zihese Claudia Shifa we ko interahamwe ziri ukubiri wamenya ari ba Tom Ndahiro wamenya ari ba abo ku ruhande rwa Gashugi aya ni Gashugi Kajuga Robert Tuyishime Brigitte nanone ati Claudia Shifa nanjye nibaza usigaye atumiza imihoro nyine wamumenya nyine n'uwabikoze mbere bakabeshyira akabuga Odeta Macuma ati abo barimagura abaturage ni abakozi b'inyenzi ataraho barabishe ahangaha abivuze neza uriya mugabo twavuze wiciwe Igitarama hariya muri Cyeza hariya mu cya kabiri yishwe nabi rwa rupfu nta wundi urutanga ni inyenzi akajambo gakeya akajambo gato ngira ikintu ngivuga kuri ibyo bintu hari umuntu uvuze ati ababatuma kubikora atari bo babikoze atari bo babatumye babafata ndagira ngo nshimangira aho hantu ngira ngo muribuka intambara y'abacengezi kuvuga gusa ngo hari n'ubwo ari bo babikoraga bakarasa mu muhanda ahantu cyangwa bagatangira imodoka bakayitwika bakica abantu bayirimo barangiza bakaduka mu baturage bakabica bakabamara bababaza ngo ibibereye ku muhanda n'uryamye bakamubyutsa n'abasenga bakabahagarika murambwira ko abantu batemwa inkotanyi nta makuru zibifiteho agasozi kari aho kakarira gusa ngo kwa nakaba batemye bigahwaniramo ntabwo bishoboka utari ku ruhande rwabo azibeshya bikore nibwo muzamenya neza icyo ndimo kuvuga icyo ari cyo nibo baba babatumye batabatumye ako gasozi kose kabyishyura urakoze nicyo nashaka kongeraho kandi urugero bararutweretse rwo kwica igihumeka cyose agasozi nta soni bibatera nta bwoba bagira kwica agasozi kose n'abana n'impinja n'abasaza n'abakecuru yewe n'ibimuga n'abasazi barabitweretse ntabwo bakubwira rero ngo abantu baradutse mu gace runaka ngo bazana imihoro hanyuma ngo inkotanyi ziraryama zirasinzira ngo zitegereje kuzafata uwabikoze reka ibyo ntibibaho nibwo buryo bwabo bwo kurwana nibwo buryo bwabo bwo gutegeka ni ukwica kandi buriya buryo bwo kwica ugakura umuntu mu amaso ukamuca n'indibi ni iby'inyenzi no gushahura hari n'uwanditse hano ati hari ahantu nigeze kuvuga ko bigeze aho abaturage basigaye batwara amatelefone mu myanya y'ibanga bataho uzatuma babashahura ntabwo rwose aricyo ngamije nuko ari ukugira ngo bahishe nyine murumva ko bigeze kure ubwo nawe mpise musubiza yari yabyanditse witwa Macumi Odeta rwose noneho hari uwitwa Evans nawe yongeye Claudia ariko mbere gato yaguntuze Brigitte yakomeje kugenda aganira nabo ati ni ishyano twagushije Gitamisi we rega ntibyoroshye Josiane Evans ati Claudia igihe Kabuga afatwa hari abo numvise bari kwishima baza niba ubu mu Rwanda nta mipanga ikihaba byarangiye hari abanyandikiye abandakariye da kubera icyo kibazo none se ujyana abana ku ishuri reka nkwibarize wowe abana bawe bajya muri segonderi hari n'umwe wagiye utaguriye umuhoro byari itegeko nase arabaguriye kujya gutema abahutu mu bikoresho basaba umubyeyi harimo isuka n'umuhoro bayigura hehe ninde muntu usigaye atumiza imihoro ninde Kabuga uyu munsi bayigurira kwa Kabuga Kabuga aracyafite ntabwo byoroshye ubu uri cya kinyoma gusa nabi ibikoresho batuma umwana bagutuma umuhoro bakagutuma isuka inakwikiye isuka n'umuhini bakagutuma rakirete bakagutuma hari naho batuma rato ipiki amapiki ntabwo n'ipiki araho batuma ipiki
noneho ikibazo rero cy'abari abatindi b'i Bugande uzi ko ibyo bintu babigeza ku kigo baba banagutumye na kenkayori uzajya kuguramo amakayi barayikubwira barayigutuma bakakubwira tuzajya kugura muri kenkayori iyi niyi kuko ari iyabo utazana ibyaho bakakubwira ko ibyo wazanye ari fake ugomba kuzana ibyaho bakubwiye ibyo iyo birangiye ntabwo umwana bica iryera bisubira ku isoko bahita babirangura babisubiza ku isoko abantu baje murabazi babisubiza ku isoko kandi buri mwaka bakabigusaba kandi bakabisubiza ku isoko umwana arinda ava ku ishuri ntaho abihuriye nabyo noneho menya kugusaba umwana kujyana ipaki ya papiye jenike ipaki ntazigera nimwe abona urira nazo ipaki y'impapuro iriya ibamo impapuro 500 kandi umwana bamutumye n'amakaye y'umubare utazwi bimwe umwana aheka agahenga mu mugongo iyo rame zisubira muri papetera mutering wenda aho tuzabijyana mu kindi kiganiro kubyo kuvuga wa mugani bavuga ngo nta birahari nishakira kuvuga ku mihoro njya numva hari abayisitaraho cyane ngo imihoro bayisitaraho cyane bashaka kuvuga ko imihoro hari imihoro iracyahari ntawe yagiye ase ubundi nimuyihorere reka muyirekera abahutu mutubwire iby'amafuni bavuga iby'amafuni muyirekera abahutu mutubwire iby'amafuni yavuye umuntu wazanye amafuni azadusobanurira reka nkomeze kuko nabyo bihungabanya umutekano n'ikamba ntimuyisige ikamba yindi n'ikamba ntimurire yakandoye umurunga kandoye nako nimo kareke aba bantu aba bavantara ibintu batuzaniye nta ibisanzwe reka nkomeze Karibu Muyango yavuze ati Macumi we wirenganya VPM ngo bazashahura ko Kagame yashahuye Kigeli ngo batsiri ku butegetsi bwabo kandi si telefone bashakagayo ibere wacu namahano ntago iyi nkuru ntabwo nari nyiza ariko birashoboka nta kidashoboka mu nyenzi nta kidashoboka ni bihutiye kujya kwiba umurambo induru ziravuga aba imiryango icikamo kabiri abashyigikiye n'abahakana bagira ngo bamushahure nyine ariko buriya muri presidence nta karinga irimo abantu bararebye neza nta karinga irimo karinga ariko banza ngo ntuza amaze kwandika ibyayo rizinde banza arababwiye ko byagenze ibyayo bashobora kuba barongeye bakayisanasana mwaza babajije Rucagu se ko bizi Rucagu azi iby'akadobo hari uwitwa Josiane Evans ati ese abari bakuze hari amafaranga y'umutekano yabagaho mbere y'umwaduko wa Mukotanyi aho muhitemo musubiza rwose ntayigeze abaho mu Rwanda nta muntu wigeze yiruka abaturage bari abaturage ntabwo bari abacuruzi ntabwo babasabaga amafaranga ifaranga umuturage yasabwaga kera wenda uwo umugenzi wacu umuvandimwe wacu tubajije yasabwaga umugabo niwe wasoraga amafaranga 400 ku mwaka n'ijana rya emerende kuba yirimo kuba afite ikarita gusa kubiyemeje kuyibamo ni amafaranga 400 umugabo bivuze gutya hari uwavuga ati tutarayibagamo n'indi kagatoya mbanze mbikosora abantu bose babaga muri emerende ngo twanayivukiragamo ariko ntabwo yatwirukagaho yaduhatiraga kuba wabaga active cyangwa ntube ukaba rwose dormant nta muntu wakubazaga ngo wowe ngo ko ntakubonye ngo ko ngo ijana ryawe ntaribonye reka urasobanuye neza kuvuga ngo navuze ko ngo ijana ngo nako ngo abantu batabaga muri emerende twayibagamo ariko ntabwo yigeraga itwirukaho ibyo nabyo mubimenye none iki gitekerezo cya Kaborogoto Dembasi akubwiye kivugera ko mbona cyuzuyemo ibitekerezo by'abandi batigita mu mutwe hari uwavuze ngo mwemayi
wakwitandukanyije n'inzigo mwana wa mama, ndakwinginze bivemo witahire abo bahutu n'inzigo imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Urumva uyu nguyu yuzuye mu mutwe. Amutwe birafobagana tu. Arafobagana pepe. Ni nkongo ishaka kuva mu kigo ariko byarayinaniye. Cyangwa ngo nubona ko ugifobagana mureke niba uyu muntu aradushyigikiye ahubwo ntashobora kubivuga. Ikiganiro cyarangiye twari from the beginning to the end. Dutangiranye ikindi ngaho turi uyu muntu ntabwo ari uwabo, ntabwo ibi ngibi ni ukubivuga kugira ngo aramuke, ariko atwumvise ahubwo ntiyasinziye. Ntabwo ushaka kuba utibeshya, ntabwo wibeshya, kuko ni ukugira ngo wenda abone twadufaranga ahabwa, ariko ntabwo bimuri ku mutima. Arafobagana, abereka ko afobagana, ariko imbere afite umutima. Ndajya mwibwirire ngo wowe jya byiyemera ibyo bavuze byose, ibanga riba ku mutima. Yes. Ibanga riri ku mutima. Mu mwiringara bagotoza ari elongo. Ariya nibyo ra? Ntago mani banga. Ntago mani banga ku mutima, turabizi ko rwose ntabwo twanga. Se twamarana amasaha ane utwanga, ntabwo bibaho. Uyu ni uwacu nuko afite indimi ebyiri. Wenda azagishyira ku ruhande rumwe, agerageze kuvuga ibintu bifatika bitarimo ibintu by'ivangura, kuko twebwe ntabwo tuvangura. Matiyasi Kiyagwate, ariko nimumbwire, hari uwabaza umuntu urusha iriya ngoma kwica? Iki kibazo twakibajije kare. Poto ati nguwo Kaborogoto number 1 cyangwa number 2 4 5, yajya avuga ngo Kaborogoto ntasanzwe, ngo barimo benshi. Josiane Vance ati zabonye uhungabanya mu Rwanda bidahagije, bashaka no gusogongeza mu baturanyi. Nibyo rwose ntubeshya, ababizi n'abakongomani bamaze gupfusha miliyoni 13 kubera izi nkenya z'inyenzi inkotanyi y'abavantara. Jeanne d'Arc de Wari ati mwe mayire, Kaborogoto ntabwo ari inyenzi even inkotanyi, ni umucikacumu aba ari kwihoma ngo abe igifofoma. Hari uwagusubirije kare. Ubwo urumva ko ari kwihoma nyine, nta kundi yabigaragara. Ngo hirya y'ibigaragara ashaka ukuri bisobanura. Ntabwo twatangirana ikiganiro cya mbere ngo tukirangize, twimukire mu kindi, tugendane na wese turamuhemba. Niba atadukunda twaba tumurya mu mata. Ngewe se ko iyo numvise Kagonyori ntashaka kwihanganira iminota 3 yo kumwumva. Hari n'abandi ntari buvuga amazina, ariko nabo ntashobora kwicara imbere ya chaine zabo ngo mama ari iminota 3 yonyine. Nimba rero yumva mu matwi ye rwose ibyo tuvuga bicamo neza, ni inshuti yacu. Urakoze cyane. Odeta Macume yasambwe ati oya urabeshya, Kaborogoto ni inyenzi, inyenzi. Ubwo Rinda we yahise abaseka. Iby'inyenzi ariko ntabwo natwe amasaha 4 ntibishoboka. Ngeze ko ntashobora gutinda iwabo. Ubwo turakomeza, abantu banditse ni benshi, ndavugamo message nkeya ko twakurikiye rwose, turanabashimira. Mukamusone Beratati, harya ihari mwene kinywa amaraso Mubaraka nawe w'ikinywa amaraso muri bya bindi RDC yafashe Kinshasa, cyangwa ndabitiranyije bose ni bamwe? Oya, harimo uwafashwe Kinshasa ni mwene nde? Ni Colonel mwene Murokore. Murokore Eric, General Eric Murokore. Chantal Komu, nyamara nk'abantu 60 bahagaze mu mirima yabo ntawayicishamo amaterasi. Kose nuko abantu batihagararaho, ari nacyo iki kiganiro kimaze, kugira ngo abantu bakanguke bamenye ko amahoro aharanirwa. Ushaka amahoro ategura intambara, kandi intambara ya mbere itegurirwa mu mutima, ntabwo ari mu mutwe gusa. Josiane Vance ati Odeta zamenyereye abanyarwanda zihonda bagaceceka, imyaka ikaba igiye kuba 30, bibwira ko bazabijyana mu baturanyi nabo bigakora, none wapi. Uwitwa Naniska ati Kaneza ati Kadogo blague ziremewe, only dead bodies nizo ziba serious. Okay, yaravuga ko ati aruwe yabwiraga ati
gutebya nabyo biremewe, uretse imirambo niyo ihora ari seriye idatebya. Ubwo nawe yagize icyo avuga. Odeta Macuba, umugabo wa Marie Michel nizere ko arimo apangira n'imodoka abanyarwanda batunze muri Canada. Sinzi wenda ntabwo ahangaha numvise icyo ashaka kuvuga. Mukamusoni beratati Josiane Evans, muvandimwe, kera muri Repubulika ya mbere y'inkotanyi habagaho umusoro w'amafaranga 400 gusa. Ibi twabishubije, turahuje ku bagabo b'abanyarwanda n'abacuruzi basoraga amafaranga make ugeranyije n'ubu. Nibyo rwose. Kadogo ati umuzimu Kagome niwe ugomba kuba kwirondo, taxe zitunze famiye ye n'amafaranga yacu. Donc taxe zitunze famiye ye n'amafaranga yacu. Witwa Odeta Tiriberata ni mwene Murokore wafatiwe Kinshasa. Nibyo rwose twavuze. Chantal Koma yakora cyakora nta kitagira iherezo n'intangiriro n'iherezo. Iyi ngoma izahita pe, ahubwo nuko benshi muri twe yenda tutazabibona, ariko barisema ntibagumaho. Ntabwo ubeshya rwose. Mwemayire nanone Mathias Kibaga ati Mwemayire erega genda ndacyabaza ngo duhaguruke gute. Ati inkotse ebyiri z'udufofomanga zaraye zinteraniye ngo nta muntu w'umuperezida wari gushobora u Rwanda. Rero turi bake mu kurwanya agatsiko. Ngo abari bibaza uko azahaguruka kuguraza kugira icyo umubwiraho. Mukamusoni beratati Odeta Macumi, komera muvandimwe, urakoze muvandimwe, bose ni ibinywa amaraso kimwe. Merci kunkosora. Yego, ibintu byiza ku muco wo kumvikana. Josiane Evans ati kandi twari tuwufite uhagije pe. Aravuga umutekano. Ngena nari ntarumva ahantu batoraguye umurambo. Kuko ibi ntabeshye. Cyatangiye no kuza abantu batangiye kuvuga ngo bacibwa amashu, ariko ubundi imbere nta bintu by'iyo mirambo turi kuva hirya no hino yari ihari. Odeta Macuma ati Liberata komera, niya binywa amaraso bigiye kuyaruka. Amarira yacu ameze nk'inyanja ya Pacifique imbere y'Imana. Urumva? Amarira yacu uri nk'inyanja. Mukamusoni Liberata ati Josiane Evans, muvandimwe, mu ntambara byagezeho habaho kurara irondo muri buri quartier, ariko nta mafaranga y'umutekano bakaga. Nibwe nyumba 10 zavutse, umutekano ntiwari umeze neza. Sinzi ukuntu mbisomye. Kovati Yohanes nawe turagusuhuje ni tumubonye. Mwemayire unsubize. Iyo inyenzi zica umuntu zikamuca n'ururimi, ziba zifite ubwoba ko azazuka akazivu, cyangwa izo ndimi bazishyira abagore babo bakaziteka. Amaso se yo bayamaze iki ngo atazabarunguruka? Ikibazo ngo basubize. Atazavuga ibyo yabonye. Benda birashoboka, ariko byo bifite igisobanuro. Turaza kubasubiza wenda twihuse. Hari Mukamusoni Liberata ati Kovadis Yohane, komera muvandimwe, ziriya nyenzi ibitekerezo ni byinshi, urumva tutabinyuramo, kandi amasaha yo yatugendanye, tumaze kurenzaho, tugomba dusigaje iminota 5, hagati 5 n'10 kugira ngo dusoze. Tuzakomeza tubaganirize, tuzareba n'ibyo mwaganiriye, tuzabisubiramo. Reka dufate buri muntu iminota 2 dusoze, tugaragaza icyerekezo cy'iki kiganiro, icyo abanyarwanda bagomba kucyitegaho. Noneho ubutaha tuzagaruke kwinjira mu kindi cyiciro cya kabiri cy'ikiganiro cyacu cy'umutekano n'amahoro. Amahoro araharanirwa, amahoro nta kiguzi agira, amahoro asaba kutaryama, kudasinzira. Umutekano rero ni imbarutso y'amahoro. Nta udafite umutekano nta mahoro agira. Tumaze kubona ko mu Rwanda nta mahoro, kubera ko abantu bose barahangayitse. Nta n'umutekano hari rero wo ku giti cy'umuntu. Amahoro ku giti cy'umuntu, umutekano ku giti cy'umuntu
bigasakara mu miryango bigakwira igihugu cyose. Niba rero umuntu adafite umutekano, nta n'igihugu gifite umutekano. Kuba nta mbunda zivuga si uko mufite umutekano abanyarwanda abanyarwandakazi, n'ikimenyimenyi musigaye mufite inkeke zo kwibwa, zo kwicwa, zo gutegwa, zo kugira gute. Ibyo twari tubimenyereye muri 1994, nibyo byari byadutse, ariko nanone n'ababikoraga barazwi, zari inkotanyi. Ubwo reka wenda mpere kuri Tarisisi, afata umwanya umunota umwe, 2, 3, ase nuha nk'icyerekezo iki kiganiro, anatanga ubutumwa kuri izi mburagasani zitwa ngo zishinzwe umutekano zikawuhungabanya, ndetse ahe n'umutekano abanyarwanda, cyangwa se ahe ubutumwa abanyarwanda babuze umutekano kugira ngo bawishakire. Ikibazo twese turagisaranganya dusoza umwanya n'uwanyu. Urakoze VPM kumpa ijambo. Ndagira ngo soze kino kiganiro ntsindagira ibyo navuze ko umutekano w'abanyarwanda ntawo, kandi ko ari ibintu byagambiriwe, ari ibikorwa byose bikaba biri muri gahunda ya leta. Kikaba bigaragazwa nuko iyo ugiye mu nzego zose za leta usanga nta mutekano w'umuturage uhari. Dufate nk'urugero nk'umutekano kwa muganga. Uzi ko kwa muganga ari ahantu umuntu wese agenda ahungira igihe cyose afashwe n'uburwayi, abazi ko ateze amakiriro kwa muganga, nubwo wenda muganga atasimbura Imana, ariko byibura ugeze imbere ya muganga abazi ko bashobora kuba yagira icyamumarira. None ubu ngubu kwa muganga ni ku mabagiro. Umudamu ajya kwa muganga atwite, akaba azi ko atari buveyo, akaba azi ko byanze bikunze nagerayo bamurangarana, cyangwa se nagerayo baza kumubaga bakamutsinda ku iseta. Urumva ko niba umuntu adashobora kwizera umutekano kwa muganga, nta handi n'umutekano handi yaba awutegereje. Ni henshi cyane twabivuze ku bijyanye n'imibereho mu buhinzi, aho barandura imyaka y'abaturage kugira ngo bicwe n'inzara, aho babambura amasambu kugira ngo batabona aho bahinga, aho basenya amazu y'abaturage. Umutekano nta na hamwe uboneka mu Rwanda, kandi byagambiriwe na leta. Gusa yenda icyo nabivugaho nuko ari bya bindi bivuga ngo ukwanga atiretse ngo agusurira muyorosanya. Ibyo ari byo byose, iyi gahunda kariya gatsiko kafashe yo guhungabanya umutekano, birumvikana ko igihe nikigera cyo kugira ngo abanyarwanda bashaka uburyo bagarura umutekano, hari igihe kariya gatsiko gashobora kuzashyekerwa akagira ngo ibiri gukorwa ni bya bindi kapanze, kagasanga kavangiwe. Nkaba rero ntatinya kubabwira ko iyi gahunda bashyizeho ari nayo izabakura kuri buriya butegetsi bihaye. Ikindi kigaragaza ko leta ariyo yoruganije ibi ngibi, hari inama twigeze tuganiraho, sinzi niba mubyibuka, inama yabaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11, hari niba nibuka, mu mwaka w'1999. Iriya nama igihe bashyiragaho ibuka, iyo turebye iriya nama mwigeze kwikoraho ikiganiro, ugiye ukayisesengura, wareba neza ukuntu bafashe gahunda yo gushyiraho uyu mutekano muke mu baturage. Ugiye nko ku mwanya, ugiye nko kuri nimero ya 10, uwitwa Rumonge Rongine, hari aho yavuze ko bagomba gushyiraho imitwe imeze nk'interahamwe, kandi niyo tubona iyo mitwe imeze nk'interahamwe. N'iriya nizo za daso, nabo banyerondo, nabo babandi ngo n'abakurubyiruko b'abakorerabushake, nabo ngabo wumva bagenda nijoro, bagenda bitwaje inkoni, ni babandi bari kwinjira mu mazu y'abantu. Niyo mitwe yashyizweho na leta. Nicyo rero kikubwira ko umutekano kari agatsiko kafashe gahunda yo kuwuhungabanya ku bushake, kandi bikaba bimaze igihe abantu batabivuga. Ubu ngubu bukaba aribwo dutangiye kubivugaho cyane. Nkaba rero nagana ku musozo mvuga nti yenda hari twazakora ibishoboka byose tukareka abanyarwanda uko umutekano ucungwa, nuko twebwe duteganya kuzawubarindira, naho duteganya kuzabaha umutekano, kugira ngo babe bitoza kudushyigikira, kuko nta wundi mutekano bazabona igihe badafashije urugamba turimo, cyane cyane ndasoza nibutsa cya kigega cy'amahoro ko bagomba kugishyigikira kugira ngo tubashakire umutekano kariya gatsiko kabimye. Ibyo twaganira byo ni byinshi cyane, tuzafata umwanya wo kubibabwira. Ndumva nahinira ahangaha kubera ko iminota yagiye, ibiganiro nakagaruka. Munakoze.
urakoze cyane, ndagushimiye usoreje ku ngingo ikomeye yo kwibakira amahoro n'umutekano binyuze mu kigega cy'amahoro. Ubwo reka duhe n'umwanya Madamu Brigitte nawe atanga ubutumwa, noneho tugane ku musozo. Murakoze nyakubahwa VPM. Ubutumwa ni ukuvuga ko amahoro, bikindi Simone yaravuze ngo amahoro ni ikirezi gihenda cyane, ntakorwa mu nganda, nta nubwo agurwa, nta kintu gishobora kugura amahoro. Amahoro rero ariwo musaruro uzaturuka ku mutekano, ni abanyarwanda bazawiyubakira. Nanjye ndashimangira ko tugomba gushakisha uburyo, nta nubwo turi kubasaba ngo badufashe, turimo kubasaba ngo nibifashe, ni ukwifasha. Ikigega cy'amahoro nitugitera inkunga nitwe tuzaba twikorera. Iyo leta y'agatsiko mwatanze amafaranga menshi mu nzego nyinshi, mu mutekano, harya ngo n'ejo heza. Ese hari n'ikibazo cyo kubuza abaturage uburyo ubasaba imisanzu iturutse hirya no hino, kandi iyo misanzu itagira ikikora. Ubundi utasabye umusanzu wo gukoresha wo kubaka ishuri, ukabona iryo shuri ryubatswe, nta kibazo kiba gitwaye. Usabye umusanzu wo kubaka umutekano, bakwiba ihene ukabona uyitwaye, nta kibazo. Ariko nta na kimwe ayo mafaranga mugenda mutanga, nta na kimwe yigeze akora. Nimutanga amafaranga azagira icyo abamarira, azabazanira amahoro. Amahoro ni abayanyu, ni muzayiyubakira. Abo badaso, abo baroko defense, abo ba ribu, yo ntabwo nakurirwa nyivuga. Abo bantu kubera ko ababashyizeho bafite icyo babashyireho ngo bakore. Nimugira abantu babatekerereza, nimwitekereza mugafatanya n'abatanga ibitekerezo bizima, umutekano uzaba uwanyu kandi nimwe muzawungukiramo. Ako gatsiko rero nimugahe hari ijambo nshaka gukoresha ndaribuze. Ako gatsiko nimukabwire ko murambiwe, ntago muri bifufumanga rega, ntago muri bifufumanga, ntago muri ya mihovu, ntago muri minyorogoto yananiwe kwivana mu byondo. Ibyo bintu mukwiye kubibereka. Imbarutsa revolution iriya disikuru y'ejo bundi yagombye gutuma abanyarwanda mukora revolution, mukishakira umutekano nyamutekano. Murakoze. Urakoze cyane. Impamvu zose zatuma abanyarwanda bishakira umutekano zirahari. Agatsiko ka FPR inkotanyi, inyenzi inkotanyi, barabavantara, icyo bakoze baraduhabuye. Ubwo icyo bita guhabura, nigiye ko abanyarwanda bahabuka. Iyo umuntu yaguhabije ushaka uko uhabuka. Iki kiganiro kidufashe guhabuka. Reka rero mwe n'umwanya Madame Ministre d'Etat Mwemayire nawe agire ijambo avuga, dusubika iki kiganiro, kuko cyo ni ikizajya gihora kigaruka tubiganiraho, kandi kugeza igihe ikiganiro kizaduherekeza n'ahandi heza kandi henshi mu gushaka aya mahoro n'umutekano w'abanyarwanda ku buryo burambye. Murakoze. Nanjye nsoza icyo navuga nko kwibutsa abantu, inkotanyi mu bintu zatubwiye cyangwa zatumenyereje, zatubwiye ko umwanzi wazo zigomba guhora zihungabanyije umwanzi wazo. Kuko umwanzi wazo agomba guhora nta mahoro afite. Umwanzi w'inkotanyi wa mbere rero ndagira ngo mbibutse, ubundi mu bisanzwe nibyo umwanzi wawe ntabwo yagombye kugira amahoro. Ugomba guhora nawe kuko wa mugani nimba ari w'igihugu ukanuye amaso umureba. Ikibazo cy'inkotanyi rero ni uko wazita umwanzi wazo ari umuturage. Donc umuturage n'umwanzi w'inkotanyi, kubera ko zirabizi neza agatsiko, umubare w'abantu bake, ukagomba gutegeka, katavugirwamo, kadasaranganya, kadasangira. Urumva rero koko uwo muntu kaheje, kimye, kambura, ntabwo ni umwanzi wako. Ni gahunda yabo rero, iyo ni gahunda ibanza iri mu z'ingenzi, guhungabanya umutekano w'umwanzi wabo ari we muturage. Icyo ni kimwe. Kuvuga ngo rero ngo umutekano, amafaranga y'umutekano sinzi wigeze kubibaza. Amafaranga y'umutekano
waruvuze uti ntago wibwa ngo ugire icyo ubaza, ni kimwe na yasiranse yari amamodoka mwumva, burya umuntu ubona amafaranga yasiranse muri ruriya Rwanda aba yaraguje, ariko yaraguje by'ukuri. Amafaranga y'umutekano, ayasiranse, ejo heza, ubwishingizi, ikindi ni iki ko numva nari nibutse byinshira, ubwishingizi, ubwiteganyirize, ejo heza n'umuteka, yose ntajya agaruka, ntago ajya agaruka. Ni amafaranga agenda ubwa zahene, agenda bwa nyomberi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu by'abarezi bateretse aho, mbese abaswahili nibo babyita ngo ni vitega ucumi. Biriya ni vitega ucumi, ni ukuvuga ngo ni ahantu bo baba barakereye hazajya habazanira income. Icyabemeza ko ari income baba barateganyije, ni uko uyu munsi icyitwaga ngo ni isanduku y'ubwiteganyirize ni imva irabahamagara nta kibereyemo, nta kintu kirimo. Noneho baragenda bayakoramo, bajya kuyakoresha imishinga itunguka, bubakamo amazu atazigera agurwa, atazigera akodeshwa, afite ibiciro bitabaho. Mbese umutekano w'umunyarwanda urageramiwe pe ku kigero cyo hejuru. Nta hantu wasanga inkotanyi nibura ngo uvuge utuzi, nibura reka tuvuge ko ahangaha zagize agatima k'abantu. Nta na hamwe. Ubundi ngewe inkotanyi nzigereranya na za hene zo kwa Nyagakecuru rwose, nshyiramo bihwanye, kuko ihene za Nyagakecuru bazimuhereye kugira ngo zimusenyere. Bari afite urugo rw'umutamenwa, bamuha ihene kugira ngo zimusenyere. Ruriya Rwanda rero narwo rwinjiyemo ihene nka zimwe zo kwa Nyagakecuru, rwinjiyemo inkotanyi nzigereranya n'ihene zo kwa Nyagakecuru. Ni naho nsoreje. Urakoze cyane Madame Ministre d'Etat, urugero utanze uti inkotanyi kuri jye, nyenzi inkotanyi zigeranya n'ihene zo kwa Nyagakecuru. Uwo mugani murawuzi. Ubwo rero ndabashimiye bavandimwe, twari turi kumwe muri iki kiganiro. Ibitekerezo mutanze, ibisobanuro muhaye abanyarwanda, ishusho mugaragarije abanyarwanda ko nta mutekano bafite. Ibyo babwirwaga babonye ko ari ibipindi. Ikiganiro gitaha tuzashakira hamwe. Hari umuntu unyandikiye ngo ntitukumva, ngo icyo kiganiro ni ukuzagisubiramo, nta kintu na kimwe twumvise. Muri chat nimumbwire nibyo koko ntago mwanyumvaga? Ko batwandikiraga batwumvara. Ni umuntu wo muri Australia ubinyandikiye. Ntekereza ko ari ufite ikibazo. Ikibazo niba ugifite ntago mbibona muri chat. Kirumvikana ko genda ndi kucyumva kuri noze, kirumvikana nta kibazo. Ashaka kuba ari ikibazo afite, kandi abandi badukurikira. Reba aho byapfiriye iwe, ntabwo ari ngewe. Ndumva ubwo tubundi twa turi gusoza, ubwo cyaba ari ikibazo ntabwo twakongera gutangira, ariko gihe numvaga cyumvikana ko nanjye nakikoreshaga kuri appareil nkumva kirumvikana. Ariko ubwo niba hari ikibazo afite tuzagikosora ubutaha. Iki kiganiro kizongera kubaho ku itariki ku wa gatatu utaha ku masaha nk'aya. Mutubabare umunsi kibaye nk'igitinda gatoya kubera ko kwari gutangira, ariko ubutaha kizaba kigufi. Tuzabazanira abatumirwa basobanura ibijyanye n'inzego z'umutekano, noneho icyo zishinzwe, imyitwarire yazo, uko zigomba kubahiriza umutekano. Noneho tuzakomeza, noneho tuza tunabere kuko twe twiteguye kubarindira umutekano. Muduhe ubushobozi rero. Ubushobozi nibwo bagenzi banjye bagarutseho. Twarababwiye tuti dore ikigega cy'amahoro kirahari. Ushaka amahoro ategura intambwe, ushaka amahoro arabitse. Ntabwo kugeza ubu murabyitabira. Niba koko mushaka amahoro, nimudufashe, tubafashe kubona amahoro, nimudufashe kubona umutekano. Tubaho umutekano wenyewe, tubaho umutekano utari uw'igipindi, utari umutekano wo kubica, kubera ko abanyarwanda nk'uko Ministre amaze kubigarukaho ni abanzi b'inyenzi nkuru.
mwakwikirije umwanzi. Niba umwanzi iyo ubaye umuntu akugize umwanzi w'umukunda kwaba yabikubwiye, uramukunda ngo bimare iki? Ubwo rero tuzakomeza tubiganireho tubereka ko abanyarwanda bugarijwe, bari mu mazi abira, nta mutekano, nta mahoro. Tugomba kuyashaka ku cyiza cyangwa ku kibi, nta banga ririmo, ni ishema kurwanya inkotanyi. Iyo mbabwire ni iby'agaciro, ni iby'igiciro kurwanya agatsiko k'inyenzi inkotanyi k'abavantara. Umuntu utakarwanya nyine ni wa wundi ubwazo zo zivugira ko atuzuye mu mutwe, ari umunyorogoto, nta rutirigongo agira. Umuntu wese uhagaze neza mu mutwe, ufite mu mutwe atekereza, ufite urutirigongo, ufite imbaraga, nahaguruke dufatanye twikize umwanzi w'abanyarwanda ubamariye ku icumu kandi akaba abyiga. Rero ikiganiro nakagaruka, ubwo naho ubutaha. Dushimiye studio ya radio nawe birakureba, ndetse na radio nanze kubaho ntariho, baba bafatanyije ko ibiganiro tugenda tubifatanyije kandi twungikanya. Imana ibarinde, tugire umutekano, tugire amahoro.